Ako mbona hasigaye harimo akantu k'iki n'iki bimeze bite? Rega ke igihe cyose waribohoye ataremera kongera gusubirana inshingano ze nkuko bisanzwe. Uyu mwana ngiye ntuzatekereze ko mu ubuse ameza angahe waransigi ariko keza uko nawe uri fake. Ubuse ameza angahe umudugaro maze mu rugo rwanjye kuva yasiguye umwana ngiye njya mu kazi amafaranga ndayakorera. Gumana umwana tujye gushaka amafaranga yo kwishyura inzu tujye gushaka ubwo buvumo bwawe uryamamo nta nubwo ari n'inzu. Inzu yo singiri ucyanjye nubatse. Amaze imisi apagasa sikatubwiye se. Kamaze imisi apagasa kandi yajugunye umwana. Nimba ari umubyeyi koko ndabyemera nibyo irega nibyo nubwo urivuze ngo ni boro zanjye ni boro yego zanjye ariko nawe ubusuri muravuga iki Imana itavuze imbere y'umwana nk'uyu nguyu mutoyi. Wowe si cyo uvuga ni ngiye cyo mvuga nuko umwana ntagaragera igihe cyo guhabwa umubyeyi hanyuma niba kitaragera wakoze ugomba gukora uyu sanga se nyoko shangwino ubundi nyoko nk'abanaso ntabwo wari uberanye na tonza ahubwo nuko abagabo mwananiranye ihangane niho kigomba kuba kigasubiye zamuka hano no gitabi ngiki mwana yo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Niri gukinga sugiye buno abongiye se arakure daragare kibagabo ntuze mwana kuna ari kureba papa seko mbona yanano ese ko hari by'umwana neza kureba umwana nabi ndareba umwana se ndamureba ko mbona umwana wanjye yaranutse fasha mwana oya ariko nagana zere kumaze kubyumva kandi uranamusubizayo ubundi ujana kumara iki Jano kumariki uje kumariki hano ikinzanye se ntukire igiki icyaduhuje nawe kikumane tonze umeze ute kwanza mwitangira guterana amagambo umeze ute meze neza kenda sako dusanzwe kinga sitembereye he narano naringiye okay nyine twari tukuzaniye umwana kugira ngo abari kumwe na nyina kuko n'ubuyobozi nicyo bwansabye nawe mfa tubona muteruye ngugira ngo ngende bumugumane ntabwo byakunda ngaho caho ayo mabere yamereze ngiye kuyamoka akeneye konka cyase abana bose bavutse niko bonka ugenda ujye kukamisha bro ako mbona hasigaye harimo akantu k'iki n'iki bimeze bite rega ke igihe cyose waribohoye ataremera kongera gusubirana inshingano ze nkuko bisanzwe uyu mwana ngiye ntuzatekereze ko mu ntago byakunda usako narinyinze ngiye kwikorera ikirakanyenza nakora ikiraka gute n'umwana ikiraka bwoko ki cyari cyo cyose nase mbikubwire ugiye mu kiyede urange no kwimeninda yego sha niba ari ikiyede ku mugari nkuko bivuze ubu nakikorera ibuye muhetse nimwikubiseho ntago ibyo bintu byakunda abayikorera se ubundi barusha iki uri kujya mu buri ukarya mu kumubiri kwemera se ntago ndi gusinzira neza oya mbwira yego cyangwa oya ndasinzira gake oya iko se ko numva umpata kukubwira yego cyangwa oya ni yego cyangwa oya uraryama ugasinzira ndasinzira rero byushaka kumva umwana se ntari kumwe na se ubu se mfuye nawe yapfa ariko nawe aragukeneye umwana wo none se ngewe mfuye se ngewe mfuye upfuye nanjye namurera hanyuma se igihe ukiriho wamurera sari igihe ukiriho wamurera ari he naza mutwara he iwawe tonzi rero umva ikibazo kiri hano kono giteye bose wenda papa ako se ubundi buje gute mwabaye nicyo nshaka kugusobanurira ubu tuvugana gasheri cyangwa matata yirukanye n'umugabo n'umwana aje amuhetse mu mugongo agomba kumuheka akosimana ubundi igitsina gore mwabaye muti agomba kumuheka none yaza kubikora mbere yose ibyo namusabaga yarikore ndamuheka namuheka yumva ukuntu nanjye mu mugongo mbamire ngo waraturitse wagira ngo se wagira ngo kubera turamase ibyo bamvuzeho byose ari ikibazo nari mfite
ahubwo abantu bavugaga bati ntabwo ikibazo ari uriya mugabo ahubwo ikibazo n'umuntu wamusigiye umwana amakuru bafite ariko ibyo bavugaga nibyo nta makuru bafite ibaza umuhanda wose mpetse umwana uraho mwana none Rachel yavuze ngo umwana ntiyongeye kugaruka mu rwaro aravuga ati reka mushyire mama we aho kugira ngo njye nk'umuzarwane n'umugore abona abana muniga ariko mwamuniga mutamuniga azagira icyo abamuzambo n'ubundi uramusubiranayo nicyo washakaga kugira ngo atazagira icyo aba ari ukamutubaza nari mukuzaniye reka nari mukuzaniye na Keza nari musabye ngo amerekeze wenda batagira ngo ni ibindi bindi so nicyo cyo kituzanyana n'inzanye umwana nubwo nje ari igise mu mahanda yose abantu ngo ari amagabo ngo nayo ngo ni fake ngo gutya na gutya nagira ngo nanga amahoro mu rugo rwanjye ndene hanyuma ibindi tuzabivugana n'uwo wacururutse ariko umwana agomba kuba ari kumwe nande na nyina yego birakunda birakunda niba ukeneye ko bikunda ishyura inzu ukora ibyo wakoraga ubundi reka ibintu byose bitaba amahoro ndi umuhungu wa sose komera ubuse amezi angahe waransigi ariko Keza uko nawe uri fake ubuse amezi angahe umudugara umaze mu rugo rwanjye kuva yasiguye umwana njye njya mu kazi amafaranga ndayakorera gumana umwana tujye gushaka amafaranga yo kwishyura inzu tujye gushaka ubwo buvumo bwawe uryamamo nta nubwo ari n'inzu inzu yo singiri utuyange nubatse nabugaramyemo ariko mbwishyura narabwishyuraga kuki wishyuraga ubuvumo ntiwishyura inzu ntacyo komeza wishyura ubuvumo ariko ni ubuvumo none se ubu muryamamo ni ubuvumo nyine mburyamamo se okay sawa nagiye sigarana umwana sibyo birakunda nese ko wamufashe biragenda bite tonzi reka mbaze nkubaze uremera uri gutsindagira umwana ngo arirwe na mukase watamushaka urumva uri kintu gukora aricyo ibyo nago bindeba umwana uramusigarana nagiye kandi sawa reka ngende uri gusezera nde akira boro zawe mani akira boro zawe ibintu bitashoboka ku muntu gifite n'imvugo nyandagazi ngo ninde boro zanjye umugore wawe none se umugore wanjye ku buryo afata umwana akamwita boro iyi ni boro kigurwa mu maduka no mu njyamani no mu ki uyu wamugura mu njyamani papa unari kukureba usangire papa bizi hereze umwana boro zanjye zimpereze ariko mwana uzatinda kubona ko wibeshye cyangwa umwana azamfane niba ushaka umwana wamuhaye deri ikintu ajyaga amafaranga ngo kijye kugira kikajya mu bisore n'ibigabo kikirwa cyambara neza ari imyenda cyane amaraza n'intuze none iyi nambaye ntabwo ari wayigura ikimaraye iyo abaruzi ko ari njye wayiguze ntago Imana ishimwe ke aha urumva ko ndi umwere burya nanitwaye neza urimo urabyambara ukajya no kubikoresha akazi kwaje kwa mufano ndebwe neza umwana wanjye ari mu buzima bubi none wabizanye ngo mbigurishe cyangwa bizanye ngo mbitabemo ubona iyo bigurisha ukambwira ngo nagurishije bya bintu byose wamaye kugira ngo umwana yitabweho none uracyambara sitire naguhaye none se njyewe erega ubu impamvu yanjye irumvikana umuntu yaraje asiga umwana iwanjye asiga umwana nta mpamvu ngo amafaranga ngo ibiki nta nubwo ibyo yamusize twanabonanye nta mpamvu tuvugisha ukuri nubwo bamuvuga ngo umwana ngo konka kumaze iminsi upagasa uri gupagasiriza iki gifu cyawe muzi ko nsa nta kintu washyize mu ndubundi nyine ndabyemera amaze iminsi apagasa sikatubwiye se kamaze iminsi apagasa kandi yajugunye umwana nimba ari umubyeyi koko ndabyemera nibyo irega nibyo nubwo urivuze ngo ni boro zanjye ni boro yego zanjye ariko nawe none se izo boro zanjye ko zimaze iminsi zitabwaho nanjye najya no mu kazi niba koko uri umubyeyi nyamubyeyi nimero yanjye urayigira iwanjye aho naho wamusize urahazi ko nta munsi n'umwe yigeze kuza ngo navuga ati gutya na gutya cyangwa natume n'umuntu ati nshyira umwana biswi ni ikigaragaza yuko uyu mwana wanjye yagarukiye ku mwamba umugumane rero iyi ni ku mwamba abantu nk'aba babaho wasanga ari n'ubu ngubu bari kwicuza impamvu yabyaye umwana kandi wenda uyu mwana rero wari kuzamuhindura ubuzima ejo bundi ukazamubona ameze nka beretiride ari gutoragura amashashi urabyicuza niba utabyicuza ngaho mumpereze akira mujyana sawa ariko si umwana ko yakwanze oya namujyane ke nje ntago nshaka ko none se wagize ngo umwana kabari gitambuga umwana ntago abaza umugirira neza n'umugirira nabi narinze kuzana umwana benda kunsohora mu ndi kurwana no kugira ngo be kunjugunya hanze
si ubundi ubu ninjye mugabo mu Rwanda wabyaje umwana igitsina gore. ibaze nyine impamvu we birimo kugenda gutya ahubwo ni igihe none se abo bantu bose niko bikora ku ikofe bagafasha abo bantu. ubundi n'ubwumvikane iyo habuze ubwumvikane se ukwiye kubura hagati y'abantu babiri. uyu nguyu yari kundega umva uko byari kugenda abayobozi rega baranganirije. uyu nguyu yari kujya kundega umuntu yanteye inda ntiyamendezo ngewe indezo nkabyemezwa. Oya uyu ni umwanzuro w'igiti cyawe wafashe ntago ari umwanzuro urumva iyo wifatiye umwanzuro. Nabanje kujya mu buyobozi bamenyesha ko ugiye kuyintera. Hanyuma se ujya kumusiga iwanjye wabanje kumpamagara nk'uko twahuye na mbere. Umwana n'uwawe niba ntamureze nawe mereze umbwiye ko ari boro zanjye se zimereze. Jyana nyine boro zawe usanga papa rimba niyo myeru yawe ngwino mwana we umugore wambaye gutyo abona yakwikoza nakingirwa mugore impuhwe ko nakubwiye ngo merekeza tujyane iyo njye kukwereka uwo tonzi bavuga ni tonzi ku izina wakumva ukuntu ukazina gasigirije no mu idini bagushyira mu b'imbere ukaba umuririmbyi uririmbaza uraseka urabona iyi situwasiyo isekeje ubusuri igihe naririye kirahagije ntabwo umuntu yajya ahora arira. ubusuri muravuga icyo Imana itavuze imbere y'umwana nk'uyu nguyu mutoya. wowe si icyo uvuga ni ngewe icyo mvuga ni uko umwana ntabwo aragera igihe cyo guhabwa umubyeyi hanyuma niba kitaragera wakoze ibyo ugomba gukora iryo bara umbwira kumuha uziririmo iki. umaze iminsi upagasa umaze iminsi upagasa ariko inzu yari igezemo amezi angahe ntabwo bari bagiye kunjugunya na none nari nasoza ideni rya nyirinzu maze iminsi ariko urarya uraryama ubwo we n'iki se nimba none se umwana wanjye ararya. Erega buriya reka nkubwire ntabwo kwambara neza no kurimba bisobanuye ko umuntu aba yishimye. urimo uranezererwa ku ikofe yanjye hanyuma urumva ukeneye ko njya mu handi umuntu wese wakayinezerewe uhetse n'umwana wanjye kuko nibyo byishimo byanjye. namuhetse nta kibazo nawe naragutakaje umwana naragutakaje wowe ibyishimo byanjye n'umwana ariko noneho hano wenda turi kuganira ariko ndi kubona n'ubundi ikiganiro turimo ntaho kirubuze kurangirira. ubwo ngende kugira ngo mvuge nkurikije ku byo dusize mu rugo iwawe. uriya mudamu wawe yarahiye ko Rasheli yarahiye ko umwana atamushaka mu nzu ye ko niba unashaka kaza kumugarura ko uzajya uguma mu rugo ukamwambika ukamwoza ukamugaburira ibyo bintu nta mugabo wapfa kubishobora kuko uri umugabo ugomba gushakishiriza urugo nta nubwo rukiri urugo rumwe ubu ni ingubyi kubera ko n'umwana wawe arimo wundi wo hanze ufite inzu ugomba kwishyura haramu ugomba guhama ufite abana bariga ntabwo wajya kuryama mu nzu ngo ugiye kurera umwana ungana gutya udakora ntabwo byakunda. ikintu rero nashaka kubaza nyine urabona ko ari hano kwa Tonzi no kwa Rasheli ibintu bimeze nabi. hari ijambo wavuze kare wamubwiye uravuga ngo uyu mwana natinjira mu nzu Rasheli arasohoka. Rasheli aravuga ngo nawe aravuga ngo ntabwo yasohoka muri iriya nzu kubera umwana. bivuze ngo wowe umwana n'umusubiza kwa Rasheli uramwiruka namujyane wabo hanyuma niwiruka Rasheli bidakunda umwana bamushakira umukozi wenda nyine sinzi uko biri bugiye cyangwa se mo kimwe yemere gukomeza ibyo akomeza umwana mugumana byose ndabikora mu buryo bwanjye ariko hari ikintu bita last warning. uyu mwana uramugumana cyangwa ntabwo umugumana ntawugumana. none se watesanga aho mbye uyu se yamuha ibere mera umwana ibere uyu ntago yamuha ibere yarimuha se ntago yamuha ibere atonse nta nubwo yanywa n'amata. nyina yari mukuye yose ubushake se si ubwenge neza abana bose niko bonkara ariko ntimugakomeze ibintu biba bidakomeye. none se mu gihe ubuzima buhindutse bikaba ngombwa ko umuntu ahura n'iyo situwasiyo si ubundi situwasiyo uvuga igenda ite n'imeze ite imeze ite nyine iyo nawe uri gucamo ariko wabikoze ari nk'umupangu wararebye wari uryamye uravuga ati reka ngiwe njye mu kibuga ntangiza agapira arubitira azaba umugabo wanjye uyu umupira uzaba umwana azawukina yicenge yitsinde mu izamu yijyane mu rindi agaruke hagati yizengurukeho hanyuma wumvaga ko finali uyu muntu azi finali y'uyu mukino turi gukina
oya iyi finale arayizi kuko urumva oya nawe wakinnye nabi barakinnye muri gumva turi babiri igitego kirinjira ariko uyu mwana ninde wakinjije uyu none ninjye wakiteye uracyakira ndacyakira none rero ugomba kwakira ibyaje none se ibyaje giye narabyanze cyangwa narabyemeye ahubwo tubona ko ndi ikigoryi mu mutwe abandi bagaboramo umukoza agatabo bwatere kare kagewe twahuye gutyo bikanarangira oya ntago turi kugipfa ahubwo we turi gupfa yuko ngiye inshingano zanjye narazubahirije niba uvuga ko nakuguraga imyenda nkakwishyurira inzu ubwo hari imyitwarire itaragenze neza ariko si imyitwarire nyigwara ese ubundi ko gahara ruvuga nakameze gate nasezeranye nawe ku buryo uvuga ngo naraguharaye jewe utampara naguharaye nke nyine nigeze nkwita amanyanya amasosi mandagara amanyama amatoryi maki njyewe bimve mu kanwa mbikubwiye n'ibiki byose na bebe yo mu buriri uyihuza ute n'ubuzima umwana wanjye ari guca umugabo araza akakwereka ko nagukunze akaguharara ariko wibuke no kuvuga ukuntu abagore muteye nabi nijoro aramutse arifite akari gushyiramo icyo ashaka yabona amaze kukigeraho ntumenya harengeye ego mana yanjye nturase ko nari kunyigarika ahubwo se muri cyagiye mutomorana ibuke nawe ibuke ariko siko gutomorana ko umuntu atomorana n'umuntu bazarambana bazabana uyu muntu muri projet oya bretse reka keza winemera yitaka keza hari ugutomorana k'umuntu muzabana nibyo koko ngibiki byose ukamuhereza u Rwanda ugeretseho n'ibindi bihugu byose bikize nka Amerika none uko gutomorana kwanjye nawe gushingiye ku kuba umwana wanjye aza reka nyine tubifate physique ariko twari kubana nyine usayi tukaba tubana wowe ari nkaho uri umugabo umukobwa ufite mayindi imeze isetinze gutya mwabana nyine ishyire mu cyimbo cyanjye umukobwa ufite mayindi setinze gutya nabyaye nagiye kugise navuye kugise umwana agize ukwezi kumwe n'uruhinja rw'igitamamuga ndamufata nkirese ise ntabera afite namukase ntiyamwonsa kuko ni wenda urumva ako kantu rero bari kugaragaza ntabwo ashaka se icyo ni kimwe yego ntabwo ashaka iki oya nta nubwo icyo ari n'igihuru wateye kuko iyo uza gushaka se ise wamubonera henshi ubuyobozi nicyo bubiraho ngiye si rimwe si kabiri mbona abagabo n'abakobwa babyaje basubiranwamo mu buyobozi kandi bikarangira umugabo avuze atoke ni inshingano zanjye kwebera umwana ni kimwe niba naramwemeye si byose niba ndaremeye umwana se kukiwe nk'umugore atavuze ati okay reka njye mu buyobozi ngiyewe bambarize umugabo impamvu atanyitaho atishyura inzu kandi twarabisezeranye none nanjye bakumva icyo ntekereza bakumva ko atari na crise nagize none arajanuyeho umwana wari uzi gute ko nta credit z'amabanki ndi kwishyura nakubwiye ngo ibi byose bijya kuba waricaye uratekereza nyine ura planning cyangwa se ubwo ni n'umuntu uri kugutereta nashaka ko tubana turi kumwe ngo ibiki nge nta manza ngiye kujya none se ubu ngubu nimo yangiriye bari bafite imanza ugenda uzishora mu buhe buryo se ngenda njya gushoza urubanza nzahure umva rero nkubwire nge sinajya kurega umuntu urwo rwengero rwaduhuje sinzongera kwenga kandi Rasheli yaravuze ngo muracyavugana Rasheli ni Rasheli ngo mwandikiranye message Rasheli ni Rasheli dore bose ni bamwe bose ni bamwe nka wa mugabo w'inuzi agira ngo njye gufata umwana arangije arambeshya ngo ndaje muhereza amafaranga ibibazo ngo bikemuke amafaranga niyayohereza Rasheli ni yabeshye hanyuma ndayije ndakwihorera none se nari kurenza hirya mwohereza amafaranga uzo utora umwana arimo ameze nyine nka subona amafaranga ashaka ko mwohereza nangaye washakaga akajya ambwira ati hangane dore hano bimereye nabi reka nze ngushakira amafaranga nyakoherereze ukemure utwo tubazo uze ufate umwana dore nanjye mu rugo keza uzi ikibazo duhura nacyo abagabo ngira ngo agiye kubikora arangije ntiyabikora none abarimo kumbwira ngo ngiye mfate umwana ndamufata se bibiki amasezerano dufite yazi uzi ikibazo duhura nacyo abagabo ikibazo duhura nacyo hari ukuntu ugira ubuzima bwiza reka bari ko mbivuga nono atandeba se ibyo ducanamo nta bireba nawe araje azangire nk'abandi bose bamaze gukora ni nk'uko urumva ke hari ikintu abagabo duhura nacyo kandi ukabona icyo kintu koko kirakaze ni ukuvuga ngo umugabo nyine abagore hari ukuntu baba baratubonye nibyo
noneho si no kutubona amatwi banatubonye no mu bitugu tugenda hari noneho akavuga turiya muntu mbonye mu bitugu reka murebe no mu isura iyo amaze ko kubona no mu isura kire no kukurunguruka mu bitekerezo kukurunguruka mu bitekerezo nta kundi uyu muntu abayeho ate afite ubuhi buzima ngewe reka nkubwize n'ukuri ngewe ntago nasanga umugore ari afite agataro mu muhanda abaducuruza ntibanyumve nabi ntago nasanga umuntu ari gucuruza agataro mu muhanda ngo mwite ko ari mu buzima bubi uriya muntu niwo mwanzuro nyine niyo mahitamo ye uriya muntu ucuruza agataro mu muhanda muganiriye ushobora no gusanga imbere y'aho ari gucururiza ariko umugabo muterinda akorera uwo muntu njye mushimira 100%. Ariko hari n'undi muntu uvuga tubwo runaka nicyo nshaka nakigezeho afite akazi umugore warakora urugo rwe ruraryoshye reka ndunyeganyeze ntateze no kuza kurubamo icyo ni kimwe nimara kurunyeganyeza rurimbuke nirumara kurimbuka noneho ari abana ba wa mugore ari n'uyu wanjye bose bamujyeho uruzurungutane niruzurungutana azasaza yizengurukaho akumva ko ari nk'ubuhemu ntatekereze ku munsi wa mbere muhura wowe se kutahatekereza noneho ntatekereze niba umugabo wanjye abeza nge uyu namuha agasenkani za buri kwezi ibihumbi 50 bihereje umuntu gutyo umusayi naka kanya ukabihereza ura mugore wowe wagatorora umuteye inde fata senkani za buri kwezi havuyemo 30 zinzu ntago veni yahita ajya kuzihahamo kuko ni indimwe n'umwana abayonze ahubwo yita afata 5,000 niyo yagenda karangura ikizi nubwo warangura ibisheke 3 njyamo n'abacuruza n'ibisheke ku ngingo bikavamo imboga igurikene gutya kwa kwezi kukajya kugira akubwira ati rero jewe nubwo ma 50 umpaye na 60 harakana nabonye nakwikorera nkunguka yigeze abikora se akeneye gusiga inzara za yewe kunejamo reba akeneye igisuko ariko ikintu umusirimu se keza kumbona ngewe keza umukobwa sayi dufite muri Kigali cyangwa se mu Rwanda ukeneye ubusirimu ni umukobwa usiga inzara wirirwa muri ghetto wirirwa siga imineke ngabagabo n'abasore tumurebe ko imineke yahiye tujye kwenga batanga itangaza kugira ngo umenye ko yahiriwe oya umukobwa dukeneye n'ubu buretse ngiye kugenda kuko asa neza kuko izo nzara zisiga iyo atazisiga ibyo bintu wabihagararaho se oya nyine ibyo bintu wabihagararaho ubu se ugasanga yambaye umwenda utameshe ubu se ko na parika benz 0 reka nkubwire ke abagabo kuntu duteye ntago tureba isura hari n'umuntu ushobora kukubwira ati wowe runaka ntago waruberanye na tonza ahubwo nuko abagabo mwananiranye hari umuntu wandenganura gatavuga ati reka nkubwire iyo nkwitegereje ntago uyu muntu mwari muberanye ko mubyarane yewe n'umugore wawe wasize nta naho banahuriye akabivuga gutyo ariko kwera ko abagabo nyine kakanyarigabo kakanje abagabo mugwa neza nyine kwa kundi ubone agwa neza se ko bagwa nabi nawe ndebere rekana nakubwize n'ukuri uyu mwana namujyana narika yego uramujyana yego nibyo tubyemeranweho ku nshuro ya kabiri yari last warning akure kuri last warning nyine ubuzima ndi gucamo nawe urabireba sibyo ngese bwo ndi gucama buroroshye ese uri kumva ubwo uri gucama sana ufite ikihe kibazo uri kumva nishimye kuba umwana wanjye ntari kumwe nawe none se waguhinza waramenyere kwirirwa wicaye byo byagufasha iki kwirirwa nicaye bwo n'iki niba nirirwa nicaye oya wirirwa wicaye n'ubu uko wirirwa nicaranye nawe nose hari akandi kazi ugira ubwiwe n'iki niba ntako mfite ubusa nagusanze ngiye mereza umwana wanjye akira ajyana mumereze nta kibazo ayi mome ngwina agenda yongera yitekerezeho wenda namara kongera kwitekerezaho aragiye umwana muri kuriza namujyane rwose pe agenda ajya kwitekerezaho zayongera kumusura ubu nari mbyutse nibereye muri mudu nziza ngiye no kwigendera